Reka twumve ngo umugabo ugenzura irari agirira ibitsina ngo burya niwe mugabo ubasha kubaho imyaka myinshi hano kuri iyi si itoroshye. Icyo ntabwo aricyo kirenze, ariko uyu munsi hari abagabo bataramenya ko ibintu byinshi batageraho mu buzima cyangwa se batazanageraho na rimwe, ngo ibyinshi muri byo bizashingira ku bagore. Nitwihagararaho twese turi abagabo, sibyo? Ngo rimwe biterwa n'uburangare bwawe, aho ushituka wisanze mu bagore akangari, abagore benshi, abakobwa akangari. Ngo abakobwa burya bose ngo siko bafite intego nziza kuri wowe. Ahantu ndi gusoma ibingibi havuga ko ngo ushatse hari nabo wakwita ko baba bifitemo imyuka mibi, bad spirits. Ngo abagore bamwe nushaka ubite demons, kandi ngo bamwe muri bo bafite uburozi bw'akataraboneka. Uramutse wishoye hagati y'amaguru yabo nta bwenge ushizemo cyangwa se washizemo. Ibyo ndi kuvuga murabyumva nk'abagabo. Reka twige amasomo rero uyu munsi. Abagabo muri hehe? Ntimukure amaso ku kirahuri cya ekran yanyu, cyangwa ngo urangare cyangwa se ngo murangare amatwi yanyu acikwe ibi bintu. Imbaraga zihishe mu kugenzura igitsina cy'abagabo ni izihe? Nizo tugiye gusobanura. Ngo abagore bamwe iyo ucunze neza uzasanga nucunga nabi bazakwicira hazaza hawe, cyangwa se bashobora kukwicira hazaza hawe. Ariko ubutumwa bw'uyu munsi buvuga ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Iyo ucunze nabi ntumenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro Agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ngo uzitegereze neza, ngo umugabo wa nyawe burya ni wa wundi uzabasha kubana n'umugore umwe mu buzima bwe. Ngo umugabo ubasha kugenzura ubushake bwe bw'igitsina, uwo niwe mugabo wa nyawe. Ngo ntukubahe cyane iby'icyo gikoresho cyo munsi y'umukandara wawe, ibyo kigusaba buri gihe. Oya mugabo, ngo uzubahe ibi bintu niba ushaka kumara imyaka myinshi kuri iyi si, kandi iminsi yanyu cyangwa se yawe ukayibamo udakennye, uri uwo gusaba gusa cyangwa se muri abo gusaba gusa. Abagabo n'abazaba abagabo cyangwa se ababyifuza, reka tujyane. Ngo ntuzakore ikosa ngo wisange utereta cyangwa se ureshya umukobwa cyangwa se umugore, ngo ubane nawe byonyine umukurikiyeho ibice by'uburanga bye gusa. Ngo ugende ugendeye muri icyo kigare intama nyinshi muri iyi si cyangwa se muri twebwe ziberamo cyangwa se zibereyemo uyu munsi n'ibihe tugezemo. Ngo burya si buri kintu uzabona munsi y'amakanzu, munsi y'amajipo cyakagombye kugusaza ngo utangire urare udasinzira ushaka kukigeraho. Indani mu makanzu cyangwa se amajipo, hoya bika ku kantu ngo hoya. Ngo burya amwe muri ariya makanzu n'amajipo ngo habamo inzoka za rutura zakuruma, cyangwa se zikagutera, cyangwa se zikaba zagutera uburibwe kandi utazigera wakira na rimwe mu buzima igihe bizaba byakurangiriyeho. Nicyo gihe mvuga hano. Genzura rero, kontrola, kandi ngo burya kwifata byo bikaba byiza kurusha. Ni abagabo muri hehe? Uri kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa. Hano wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero, niyo mpamvu umanutse munsi y'video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ahanditse subscribe reba hasi. Iyo uhakanze uhita utangira kujya ubona ibiganiro nk'ibi ngibi mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza. Ngo gushaka umugore niba bivuze ko byose birangiye ngo uzamwubahe mw'abagabo mwe. Ngo uzamugire umwamikazi wawe, umukunde kandi umwubahe, kandi uzamuha impamvu iteka zizatuma nawe yumva ko agomba cyangwa se ari ngombwa ko nawe akwitaho nk'uko umugenza cyangwa se umugenzereza nkawe nk'umugabo. Ibyo dutanga ngo burya bizatugarukira. Iryo jambo riri no muri Bibiliya yera, kuba yemera nimwakira ijambo ry'Imana. Nubwo tutari kubwiriza, ngo benshi mwibeshya ko burya kuba wagira abakobwa benshi cyangwa se abagore ari byo bikugira umugabo w'akataraboneka. Nyamara ngo ahubwo ni ibintu bikugira kandi bikakugaragaza nk'umuntu ukoresha abagore kandi mu buryo bw'irari gusa. Niko tubabona. Mbabeshye se? Oya, nta mpamvu. Murabizi iki ni ikiganiro Agatabo. Ni ibintu bikagaragaza nk'umuhombyi uca inyuma abandi bantu gusa. Uko usari bukureba ni mwebwe mbwira. Nta bugabo burimo. Oya, nta bugabo namba. Nyamara ngo burya ngo kuba uzi kubigenza neza mu buriri sibyo bikugira umugabo wa nyawe. Ngo benshi mubyibeshyaho.
yego nibyo nabyo ni ingenzi ngo ariko ngo umugabo wa nyawe ni wa wundi udahunga inshingano ze, ni wa wundi uzihangara ashikamye n'inshingano tuvuga turi ku bagabo. Ngo buryo uzubaha umugore wese uziyemeza akagukunda, ngo ni ibintu biba bitoroshye ko umugore agafata umwanzuro akaba ari wakunda muri bose bamuhora mu matwi, abakubona nk'umugabo nawe uzamubera umugabo. Rero iyi si n'abayituye buri gihe tuzatangarira ba bagabo bagize ibyo bageraho muri ubu buzima kuruta uko twatangarira ba bandi birutse mu nkumi z'umurengera mu bakobwa batagira uko bangana. Umva iryo jambo ngo mbese uwo waba ari uwuhe muhigo, waba ari umuhigo nyabaki, waba waragize kuki? Ngo iteka uzahore uzirikana ko kuba inyangamugayo kandi ukaba umwizerwa ari ikirango kidasiganwa n'umugabo wa nyawe w'agaciro ka nyako. Uzahora ubyibuka ibyo ngibyo. Turasoje kuri Telemontagne Rwanda, wakurikira inkuru, ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima kuko twizera ko biri mu bintu dukenera by'ibanze bidufasha kuba muri iyi si itoroshye, tukayibamo tujyana n'ibihe, tujyana n'ibigezweho. Menya byinshi ku bibera mu isi ukurikirana Telemontagne Rwanda. Ahagana munsi y'iyi video ahanditse ijambo subscribe niho ukanda gusa, ubundi ukajya ubona ibiganiro byose by'ubwenge bya Telemontagne Rwanda mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza. Dore indi video naguhitiyemo ushobora kureba. Reka tuzasubire ubutaha.